Yesu ni wangu. Uko mwavandimwe amafaranga akomeje kubura kabisa. Jafite igitekerezo kirimo inyungu se cyane ahubwo do reba umukobwa ijipo ikanzu n'inkweto byose nta mafaranga. Baturasiga bambaye ubusasi akashana dukariso tw'abantu mu make byose nta mafaranga man inzara bimeze na uko muri kugendera mureke tugende tuwa tunagenda Kami ufashwe ute ese ejo bundi bazanyambika umukandara w'umukara muri kungu yego mwana ora cyaremba imikandara mu gihe nyine mfite dane 3 muri kungu nawe ngo dane ese ryo ufata ingurube bagiye kuzica Jesus mana navuze ngabanga amatungo ngo n'abantu mani ngo baje kumwe ariko reka nwere ni wowe musore wowe musore genda turadukobwa genda dukubita ubizane buni bitetse n'inzara bimeze nabi wewe unasoma ndagenda nyine genda dukubite wowe bizane wowe musore ushaka ko kufite n'agatuza nubwo katari ariko genda musore ariko murancoye genda ariko urabikora wowe Gikubite sha ukubite ubizane kubite umva kubite tukose dukubite ubizane ukubite sha kubite kenze bitese ko ndeba noneho ndumva ngeri sindisha abantu ibaho umvarata keni umvarata didi wowe genda ubyizane ngese bankubise imigero reba umuntu usinda nka gutya watuki aya yanga ni maceo nakwemera inzara ikanyica wenda nazajya no mwijoro ariko batankubise gutya aya genda tuki ndayiguhari aya na ayo ngaya ni makeya ongeraho ngeye ndahita ngeye rwose nongera waniki wenda niziba siriki ndajye nagaje ubwo reka ngiyeho genda wowe yenda wowe gasuba ubutumwa icyo wowe nakubita ubizane kandi barasaga kibuna dusa It was at this moment. kuri mumbabarira ntabwo nzongera kubira cyagukiza kwiba no kukwica It was at this moment. Yesu ni wangu.